Ese wari uzi ko Bibiliya ivuguruzanya ku rupfu rwa Yesu? Uku ni ukuri gutangaje wahishwe. Niyo mpamvu ngusaba kubana natwe muri uyu mwanya muto kugira ngo usobanukirwe ukuri kwihishe mu rupfu rwa Yesu. Mbere yuko nkomeza, wogeze kuri YouTube channel bwa mbere, kora subscribe kugira ngo utazongera gucikwa n'ubusesenguzi nk'ubu. Mboneraho umwanya wo kubaha ikaze muri ikiganiro cyacu mujye kugezwaho n'umuvandimwe wanyu Masengesho Abubakari. Muvandimwe wumva iki kiganiro, waba warigeze wibaza ku kuri kwihishe mu nkuru z'ingenzi z'iyobokamana? Ese ibyo twizera byose bishingiye ku kuri kutajegajega, cyangwa hari aho dukwiye gushishoza tukibaza ibibazo by'ingenzi? Uyu munsi tugiye kwinjira mu kiganiro gitangaje, aho tugiye kurebera hamwe ibivugwa muri Bibiliya, igitabo benshi bizera ariko usanga hari aho inkuru zacyo zivuguruzanya, cyane cyane ku nkuru y'urupfu rwa Yesu. Amahoro n'imigisha bibe kuri we. Ikibazo cy'ingenzi ni iki ngiki bavandimwe: ese ibivugwa ku rupfu, ese ibivugwa kuri uru rupfu ni ukuri kutajegajega, cyangwa hari ibyo dukwiye kwibazaho mbere yo kubifata nk'ihame? Urugero rwa mbere rutera urujijo mu ibambwa n'urupfu rwa Yesu ni ifatwa rya Yesu alayhi salam. Bavandimwe, iyo dusomye inkuru z'ifatwa rya Yesu, Imana imuhe amahoro n'imigisha, mu mavanjiri atandukanye dusanga harimo itandukaniro rikomeye rishobora gutera umuntu kwibaza. Dusanga harimo itandukaniro rikomeye rishobora gutuma umuntu yibaza ibintu byinshi. Reka turebere hamwe uko Matayo na Yohana babivuga. Turahera ku nkuru ya Matayo. Matayo igice cya 26 umurongo wa 47 kugera ku wa 49. Iyo dusomye dusanga havuga ngo, akibivuga Yuda, umwe muri abo 12, uyu Yuda ari umwigishwa wa Yesu, namubyibuka aduno, ngo akibivuga Yuda, umwe muri abo 12, azana n'igitero kinini gifite inkota n'inshyimbo, ubwo ni inkoni nini, giturutse ku batambyi bakuru n'abakuru b'ubwo bwoko. Ariko umugambanira yari yabahaye ikimenyetso ati, nubwo bari baje ari benshi bafite inkoni n'inkota, ngo ariko Yuda ugambanira Yesu yari yabahaye ikimenyetso ati, uwo ndi busome niwe uwo mumufate. Byumvikane neza ko abangaba bari baje gufata Yesu ntabwo bari bamuzi, kugeza ubwo bitwaje Yuda ngo amugambanire agaragaze Yesu uwo ari we.
Uwo mwanya Yuda yegera Yesu aramubwira ati ni amahoro mwigisha. Urumva akoresha akarimi kareshya kuko yari umugambanyi. Ngo uwo mwanya Yuda yegera Yesu aramubwira ati ni amahoro mwigisha. Nuko aherako aramusomagura. Ahangaha murabona ko ikimenyetso Yuda yatanze kwari ugusoma Yesu, hanyuma abanze bagahita bamenya ukwiriye kwicwa uwo ari we. Iyi nkuru irerekana neza ko Yuda yaje n'ingabo maze akoresha igikorwa cyo gusoma Yesu nk'ikimenyetso cyo kumwereka abari baje kumufata. Nyuma yo kumusoma nibwo Yesu yahereyeho arafatwa. Iyi ni inkuru turi kuganirizwa na Matayo. Ariko se Yohana we abivugaho iki? Kubera ko Matayo na Yohana bombi ni abanditsi banditse inkuru y'urupfu rwa Yesu. Yohana we ifatwa rya Yesu arivugaho iki? Muri Yohana igice cya 18 umurongo wa mbere kugera ku wa 7 dusangamo ko havuga ngo Yesu alayhisalam amaze kuvuga ayo magambo asohokana n'abigishwa be, yambuka umugezi witwa Kidironi. Hariho agashyamba akajyanamo n'abigishwa be. Kandi na Yuda umugambanira nawe yarazi aho hantu, kuko Yesu yahajyanaga n'abigishwa be kenshi. Nuko Yuda amaze guhabwa ingabo z'abasirikare n'abagaragu b'abatambyi bakuru n'abafarisayo, ajyayo afite amatabaza n'imuri n'intwaro. Yesu amenye ibyenda kumubaho byose, amaze kubona ko Yuda mugezeho n'ingabo n'abasirikari n'amacumu, Yesu ntiyabatinye ahubwo yarabasanganiye. Yesu amenye ibyenda kumubaho byose, nuko arabasanganira arababaza ati murashaka nde? Baramusubiza bati ni Yesu w'i Nazareti. Kubera ko batari bamuzi, Yesu arababwira ati ni njye. Yikubita ku gatuza ati ni njye. Na Yuda umugambanira yari ahagararanye nabo. Yesu amaze kubabwira ati ni njye, bose bahise bagenza imigongo bagwa hasi. Nuko Yesu yongera kubabaza ati murashaka nde? Bati ni Yesu w'i Nazareti. None se muvandimwe uteze amatwi ikiganiro, ntiwumva ko iyi nkuru ya Yohana itandukanye cyane n'inkuru ya Matayo? Hano Yesu ubwe niwe ubasanganira akababaza uwo bashaka. Mu gihe muri Matayo we ari we wagiye ajya kumusoma aramwerekana. Yesu yababwiye ko ari we bagenza imigongo bagwa hasi mbere y'uko bamufata. Nta gusomana kwa Yuda kuvugwa hano mbere y'ifatwa rya Yesu. Imana imuhe amahoro n'imigisha. Isesengura ry'irivuguruzanya rero rya mbere, muvandimwe uneze amatwi, ndagusaba gushishoza muri iyi mirongo ibiri ya Bibiliya tubonye. Ndagusaba gukoresha ubwenge kuruta uko watwarwa n'amarangamutima. Matayo avuga ko Yuda yaje gusoma Yesu,
hanyuma yamara kumusoma bakamenya uwo ari we bakamufata. Mu gihe Yohana we avuga ko ubwo abanzi bazaga, Yesu ubwe yababwiye ko ari we maze bakikubita hasi. Ikibazo ni iki ngiki muvandimwe, none se hagati ya Matayo na Yohana ninde uvuga ukuri dukwiye gukurikira? Ese Yesu yafashwe nyuma yo gusomwa na Yuda, cyangwa yafashwe nyuma yo kwimenyekanisha no gutuma abamufata bagwa hasi? Iri tandukaniro ritera kwibaza ku buryo burambuye bw'ifatwa rya Yesu bavandimwe, kandi rishobora kugira ingaruka ku kwizera inkuru nk'uko yanditswe uko yakabaye. Dukwiye gukoresha ubwenge. Tekereza kuri iyi mirongo ibiri urebe uku kuvuguruzanya kwa Matayo na Yohana ku ifatwa rya Yesu, hanyuma ukoresha ubushishozi, usesengure, we kwemera ibintu byose uko bibwiye muvandimwe. Ikindi gitangaza mu kwivuguruza cyane ni uru rugero rwa kabiri rwa Mariya ku gituro. Ubwo bavuga ko Yesu yari yamaze gushyingurwa, hari umugore witwa Mariya wagiye ku gituro, nawe tugiye kureba ibye. Ibindi bibazo by'ivuguruzanya tubisanga ku nkuru y'abantu ba mbere bagiye ku gituro cya Yesu, amahoro y'Imana abe kuri we, nyuma y'umuzuko. Reka turebere hamwe Matayo na Yohana nanone. Turahera ku nkuru ya Matayo, igice cya 28, umurongo wa mbere kugera ku murongo wa kabiri, aho dusangamo inkuru ivuga ngo: nuko umunsi w'isabato ushize, ku wa mbere w'iminsi 7, umuseke wenda gutambika, Mariya Magadalena na Mariya wundi bajya kureba cya gituro cya Yesu. Aha murumva ko abagore babiri, Mariya witwa Magadalena ndetse na Mariya wundi batatubwiye izina, bagiye kureba igituro cya Yesu. Nuko bageze ku gituro, habaho igishyitsi cyinshi, kuko marayika w'Umwami Imana yari amanutse avuye mu ijuru, nuko abirandura igitare akicaraho. Muze kubikurikirana neza. Marayika w'Uwiteka abonye abagore baje, ahise amanuka ava mu ijuru, araza abirandura igitare kiri ku mva ya Yesu, hanyuma we akicaraho. Akibirandura bareba imbere yabo, araza akicaraho. Aha murumva ko Matayo avuga ko Mariya Magadalena na Mariya wundi bagiye ku gituro. Ikindi kandi bagezeyo habayeho igishyitsi, marayika aramanuka akuraho igitare imbere yabo, babyirebera n'amaso yabo. Ariko se iyi tubonye ko ari inkuru ya Matayo, Yohana we abivugaho iki? Yohana igice cya 20 umurongo wa mbere haravuga ngo: ku wa mbere w'iminsi 7, mu rubungabungo hatarabona, Mariya Magadalena aza ku gituro, asanga igitare gikuweho ku gituro. Subhanallah. Kamasubiremo neza ngo: ku wa mbere w'iminsi 7, mu rubungabungo hatarabona, Mariya Magadalena aza ku gituro, asanga igitare gikuwe ku gituro.
Iyi nkuru ya Yohana bavandimwe yo murumva ko itandukanye cyane n'iya Matayo. Hano Mariya Magadalena niwe wenyine uza ku gituro, uriya Mariya wundi Yohana ntawavuga. Kandi usanga igitare cyakuwe, kandi Mariya asanga igitare cyakuweho mbere y'uko ahagera, mu gihe Matayo yavuze ko igitare cyakuweho imbere yabo babireba. Nta marayika uvugwa akuraho igitare imbere ye cyangwa igishyitsi. Ibi byose Yohana ntabyo avuga. Isesengura ry'ivuguruzanya rya kabiri, ikibazo ni iki ngiki muvandimwe ukwiye kwibaza: ese Mariya yagiye ku gituro wenyine cyangwa yajyanye na Mariya wundi? Icyo ni ikibazo cya mbere. Kandi se igitare cyakuweho mbere y'uko bagera ku gituro cyangwa cyakuweho mbere y'uko, cyangwa cyakuriweho imbere yabo na marayika? Bavandimwe, iri tandukaniro ryerekana ko hariho ikibazo mu buryo inkuru z'umuzuko wa Yesu zanditswemo. Ni ibintu bitera kwibaza ku kuri kw'inkuru n'uburyo abantu ba mbere babonye umuzuko wa Yesu. Ibi ni ibintu byo kwibazwaho cyane bavandimwe. Ni ibintu bitera kwibaza ku kuri kw'iyi nkuru y'urupfu rwa Yesu n'uburyo abantu ba mbere babonye umuzuko wa Yesu. Amahoro y'Imana abe kuri we. Mu isesengura rusange n'ibibazo by'ingenzi, izi ngero ebyiri tubonye bavandimwe ni zimwe muri nyinshi zigaragaza ivuguruzanya riri muri Bibiliya, cyane cyane ku nkuru z'ingenzi nk'urupfu n'umuzuko wa Yesu. Imana imuhe amahoro n'imigisha. Iri tandukaniro kandi ridutera kwibaza ku kuri kw'inkuru zanditswe muri Bibiliya. Abanditsi ba Bibiliya bagiye bavuguruzanya, bityo rero kwemera urupfu rwa Yesu n'umuzuko we bikwiye kwibazwaho cyane mbere yo kubifata nk'ihame. Ibi ntibyakagombye gufatwa nk'igitangaza bavandimwe, ahubwo ni ikimenyetso cy'uko inkuru zanditswe n'abantu kandi zishobora kugira amakosa cyangwa itandukaniro mu buryo zanditswemo bitewe n'uburyo buri mwanditsi yabonye ibintu cyangwa uko yabibwiwe. Cyane ko Matayo yanditse iriya vanjiri hashize imyaka 80 Yesu avuye ku isi, naho Yohana yanditse iriya vanjiri hashize imyaka 90 Yesu avuye ku isi. Mu busesenguzi bwimbitse muvandimwe, ibi ntabwo ari ibintu bito, ahubwo ni inkuru ivuga ku kintu gikomeye cyane mu myemerere ya benshi batuye kuri iyi si. Ni inkuru ishingirwaho ukwemera urupfu rwa Yesu, ariko iyo tubonye abanditsi batandukanye bavuga ibintu bitandukanye, inkuru ntihure neza ku by'ingenzi, bituma twibaza tuti: ese ibi byanditswe neza nk'ubutumwa bw'Imana budahinduka, cyangwa ni amateka yanditswe n'abantu bafite uko babyumvise? Ingingo y'ingenzi yo gutekerezaho mu nyigisho z'idini ya Isilamu. Yesu, Imana imuhe amahoro y'imigisha, ni intumwa y'Imana. Yesu rero ntiyishwe, ntiyanabambwe nk'uko abantu babitekerezaho, ahubwo Imana nyir'ubushobozi
yaramurinze iramutabara. Ibi bikaba bishimangirwa n'amagambo matagatifu ya Nyagasani Allah aboneka muri surati Nisa aya y'ijana mirongo itanu na karindwi, aho twabonye ko Imana yavuze iti no kubw'imvugo yabo y'ikinyoma igira iti rwose twe twishe Mesiya Yesu mwene Mariya intumwa ya Allah, ngo nyamara ntibamwishe kandi ntibanamubambye, ahubwo bishe banabamba uwahawe ishusho ye. Kandi mu by'ukuri babandi batabivuzeho rumwe baracyamushidikanyaho, bibaza niba uwishwe yari Yesu cyangwa ari usa nawe. Nta bumenyi nyakuri babifiteho usibye gukurikira ibyo bakeka, kandi rwose ntibamwishe ntibanamubambye. Ibi rero ni ibisobanuro bya Korani yo ishimangira ko Yesu atigeze afatwa, atigeze ajyanwa ku musaraba, ndetse atigeze anicwa, ahubwo ko Imana yamutabaye ikamujyana mu ijuru ari muzima adapfuye. Mesaje nyamukuru muvandimwe unteze amatwi, iyi si inkuru yo gutongana, si n'inkuru yo kuzana urwangano, ahubwo ni inkuru yo gutekereza no gushishoza. Iyo ibitabo bivuga ibintu bidahuye, icya mbere tugomba gukora tugomba kubaza abafite ubumenyi bakadusobanurira. Icya kabiri tugomba gusesengura twebwe ubwacu. Icya gatatu tugomba gukora, tugomba gushakisha ukuri n'imbaraga zacu zose. Conclusion rero, mu gusoza, muri make twabonye ko hari ivuguruzanya rikomeye mu nkuru za Bibiliya zerekeye ifatwa rya Yesu ndetse n'abantu ba mbere bagiye ku gituro cye. Iri tandukaniro ridutera kwibaza ku kuri kw'inkuru n'uburyo twakira ibyanditswe byera twigishwa, tugasabwa gusesengura. Ndagushishikariza muvandimwe wumva iki kiganiro gushishoza no kwibaza ku byanditswe byera, aho kubyakira uko byakabaye. Utegetswe kubanza gukora ubusesenguzi ndetse ukabikorana ubushishozi buhambaye. Mu kwizera ntukwiye kuba impumyi, ahubwo gushakisha ukuri no gusesengura ni iby'ingenzi cyane. Muvandimwe, tekereza kuri ibi bibazo kandi wibaze niba ibyo wizera byose bishingiye ku kuri kutajegajega. Urupfu rwa Yesu n'ibindi byose bivugwa muri Bibiliya bikwiye gufatwa nk'insanganyamatsiko yo kwibazwaho no gushakishwa ukuri. Aho kubifata nk'ihame ridakuka, ukwiye kubiha umwanya ugashakisha ukuri wowe muvandimwe ukunda ukuri. Twabonye ingero ebyiri gusa, ariko zirahagije kugira ngo twibaze ibibazo bikomeye. Ese inkuru y'urupfu rwa Yesu irasobanutse neza dushingiye kuri iriya mirongo tubonye haruguru? Ese abanditsi ba Bibiliya bahuriza ku bintu by'ingenzi, cyangwa se harimo kwivuguruza gutuma ukwemera kugomba gusuzumwa neza? Bavandimwe, ukuri ntigutinya gusuzumwa. Niyo mpamvu tugomba gusoma, gusobanukirwa ndetse no gushishoza mbere yo kwemera ibintu nk'ihame. Allahu ya'lam.
Imana niyo izi ukuri kuruta byose. Uyu niyo musozo rero, aha niho dusozereje iyi nyigisho y'uyu munsi. Ni ubusesenguzi buhambaye. Niba muvandimwe iyi nyigisho igufashije, kanda subscribe, ukore like ndetse na share kugira ngo ibi biganiro bigere no ku bandi bashaka kumenya ukuri nkawe, kandi wandike igitekerezo cyawe hasi. Wowe ubona ute ibi bivuguruzanya? Usige igitekerezo. Ndakubaza, wowe ubona gute ibi bivuguruzanya muri Bibiliya? Reka duhure mu biganiro by'ubutaha. Ngushimira wowe twabanye kugera kuri uyu munota. Amahoro n'imigisha by'Imana nibyo mbifurije aho muri hose. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.